Shalom, tuguhaye ikaze wowe tubana hano ku isengesho ribohora. Twongeye kugaruka nanone mu gihe twari tumazemo niba atari iminsi ibiri tutaboneka hano. Imana iduhaye umwanya wo kugira ngo twongere tuboneke tuganire. Imana ibahe umugisha. Mwebwe abakoze subscribe tubahaye ikaze, sanzwe muri abasangwa, namwe mushobora kuba muje ari bwo bwa mbere, namwe tubahaye ikaze. Imana ibahe umugisha, namwe muze tuganire ijambo ry'Imana hano ku isengesho ribohora, hano usanga ijambo ry'Imana n'inyigisho utapfa kumva ahandi hose. Karibu wumve ibyo utamenyereye, ariko umwuka wera abasha kugufasha ukabyumva ukabisobanukirwa. Ngwino tuganire ku ijambo ry'Imana. Reka dufate umwanya wo gusenga hanyuma tuganire, ndetse turaza no gusenga ku cyo Imana umwuka wera bari bube baduhaye. Mana, mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye ikaze muri uyu mwanya. Ngwino ubane natwe kuri iki gicaniro isengesho ribohora official. Imbaraga z'umwanzi zagerageza kurwanya kumva kwacu, gusingira kwacu, zikagerageza kurwanya gusenga kwacu, umuriro w'Imana uzitwike mu izina rya Yesu Kristo. Izakorera hondi, zigakorera mu kirere cyanjye, zitari iz'Imana, zitari izisumba byose, ndazivuma mu izina rya Yesu. Ndaritse ubwami bw'Imana gukorera mu kirere cya hondi, gukorera mu buzima bwanjye, muri njye w'imbere no muri njye w'inyuma, mu izina rya Yesu Kristo. Ndetse Imana Data twese n'ubwami bwayo bifate agace ka hondi, aho nicaye hondi, aho ndi gukora kino kiganiro. Ndararika umwuka w'Imana n'imbaraga z'ubwami bw'Imana kuhafata ubugwate mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ubwami bw'Imana bukorere muri njye, bukorere na hondi mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Ndahamagara ubwami bw'Imana kuri buri muntu wese, mwami uje uri kumva, mu izina rya Yesu Kristo. Ubutumwa, iri jambo ryawe uwo tugiye kubana, mpamagara ubwami bw'Imana kumuzenguruka no kumwambara aho ari, kugira ngo mwami imyuka iri ahantu ari idashobora kumubuza kumva, idashobora kumubuza gusobanukirwa mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu mpamagara ubwami bwawe kugira ngo bufate aho ari, bukontorora aho ari, bukontorora ikirere cye, ndetse ubwami bwawe Uwiteka Imana isumba byose, kuko ari bwo bwamuremye, bunamwambare nawe bumufate mu izina rya Yesu. Urakoze kuri Imana rero, bityo muri aka kanya umwanya tugiye kumarana uhinduka w'agaciro, uhinduka umugisha, mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Amen, amen, amen. Mwuka wera wumvise uburyo atuyoboyemo mu buryo bwo gusenga, bishatse kugaragara yuko ushobora kurwanywa n'umwuka uri iruhande rw'aho ukorera, wa mwuka uri aho ngaho. Iyo tuvuga umwuka ujye buka kuntu ikiremwa cy'umwuka utabonesha amaso, gishobora kuguhagarara hejuru, gishobora kuba gikontorora igice cyawe, ikirere cyawe, ahantu uri, cyangwa se icyo kiremwa cy'umwuka kikaba kiri no mu mubiri wawe. Noneho sasa bikaba byakubuza kumva ijambo ry'Imana no kurisobanukirwa, ndetse n'ibyo tuvuga bikakubera inshoberamahanga. Rimwe na rimwe kumva ari ibintu wowe wumva nyine udashobora gusobanukirwa vuba, bitewe n'imbaraga zikorera aho uri, cyangwa se zaba zinagukoreramo mu mubiri wawe. Nanjye ubwanjye umwigisha, cyangwa se ndimo kukuganiriza, nshobora kubuzwa bitewe n'ahondi imbaraga zaba zihakorera, zikaba zakupa, zigakuraho amanetwork n'amarezo, sinakire cyangwa se simvuge mu buryo bunyoroheye icyo umwuka wera yashakaga ko mvuga. Imana ishimwe rero ko turaritse ubwami bw'Imana kugira ngo buze aho uri, nanjye buze aho ndi, kugira ngo njye nawe dufashwe mu izina rya Yesu Kristo. Imana ihabwe icyubahiro kubw'uyu munsi, kandi ishyirwe hejuru. Iyi ni Imana umugenga w'ibihe byose, ni Imana yaremye ibiremwa byose biriho hano mu isi, niyo nyiri iyi si n'ibirimo byose, ni nayo nyiri ijuru n'ibiri mu ijuru, yewe na kuzimu, nubwo kuzimu hagaragara nk'aho ari aha Satani, ariko ni Imana yaharemye, ni nayo nyiri biremwa biri iyo ngiyo kuzimu, ibasha byose rero, ishobora byose. Ni Imana iri hejuru y'ubutegetsi bwose buri hano mu isi bugaragara,
ikaba iri hejuru y'ubuyobozi bwose buri hano mu isi ubwo ubonesha amaso yawe, ikaba iri no hejuru y'ubuyobozi bundi buriho udashobora kubonesha amaso yawe. Iyo itegetse biraba, iyo ivuze birakomera. Ifite ububasha rero bubasha kugukiza no kukurokora mu bihe byose waba urimo uracamo, ndetse no mu bihe isi yaba irimo iranyuramo. Turi mu bihe utavuga kuba abayo wenyine wowe unteze amatwi. Mu isi hirya no hino hari imibabaro myinshi, mu isi hirya no hino hari akaga, hari amakuba, hari ibyago byinshi byugarije abantu, birimo biratwara abantu. Hari intambara zirimo ziratwara abantu. Murabibona biriya bibombe biri kugwa muri Iran cyangwa se n'ibindi biri kugwa muri Israel. Urabona ukuntu amazu yari ameze neza ari kugenda ahinduka umuyonga, ahinda umuyonga n'iby'abana b'abantu bakoze. Nahoze nibaza niba biriya bintu kweri biriya bibombe byisekura kuri ariya mazu, inzu igahita ihinduka umuyonga, ubundi ukabona ikindi gicukuye ahantu runaka. Kibaza nti se iyo kiguye ku muntu, ko kigwa ku muntu, umuntu agashwanyuka, umuriro ugashwanyuka ugahinduka umuyonga, ese umwuka wo urasigara cyangwa ubugingo bw'umuntu bwo burasigara ntibushwanyuka? Ariko igisubizo numvise umwuka mpa nuko umwuka w'umuntu udashobora gushwanyaguzwa na kiriya kintu, hashwanyaguzwa umubiri. Nayo mpamvu Yesu yavuze ngo mujye mutinya wica ubugingo akica n'umubiri, ntimuzatinye cyica umubiri kitabasha kwica ubugingo. Bishatse kuvuga ngo rero biriya bikombora byose turi kubona bibasha kwica umubiri, bikawushwanyaguza pe, ugahinduka ivu neza ukarangira burundu. Ariko umwuka w'umuntu uwo ntabwo ushwanyuka, hashwanyuka nyine ikibiri, kuko n'ubundi n'ibyo abantu bakoze ni ibintu bakora, bagakora n'ibindi bibesama bityo. Ntabwo rero icyo Imana yaremye umwana w'umuntu yakica ngo bikunde. Ndavuga ariwo spirit, ariyo umwuka wibuke ko waturutse ku Mana. Wowe wavuye ku Mana ntushobora gupfa, hapfa umubiri wawe. Noneho rero sasa si icyo narinje nagaragaza kugira ngo nkwereke ko mu isi hirya no hino hari amakuba, hari ibyago. Ariko bimwe mu byago n'amakuba turi kubona mu isi ni ibyahanuwe, nibyo Yesu yavuze, agaragaza ibimenyetso bigaragaza kuza kwe, ndetse bitumenyesha ko ari hafi. Yagaragaje ibimenyetso bigera hafi muri 5 by'ingenzi by'iminsi ya nyuma izaba ibanzirizwa no kuza kwe. Ibimenyetso bizabanzirizwa cyangwa se bizamubanziriza mbere y'uko aza, nibyo yavuze. Ibimenyetso bigera muri 5 by'ingenzi bizamubanziriza mbere y'uko aza. Twabibona tukamenya ko ari hafi kandi ageze ku rugi. Yavuze intambara, ikimenyetso cya mbere. Ikimenyetso cya kabiri avuga igihugu gutera ikindi gihugu, cyangwa se ishyanga gutera irindi shyanga, cyangwa ubwami bugatera ubundi bwami. Icyo ni ikimenyetso cya kabiri, intambara. Ikimenyetso cya mbere ni intambara, cya kabiri ni impuha z'intambara, cya gatatu ni ubwami gutera ubundi bwami, cyangwa igihugu kigatera ikindi gihugu. Turabibona Rusiya bwateye Ukraine, tubonye Iran, tubonye Israel itera Iran nayo ikayitera. Urumva ibyo ni ibimenyetso Yesu yavuze bigaragaza kuza kwe. Avuga ko tuzumva ibishyitsi hirya no hino, ibishyitsi, imitingito se, cyangwa tuzumva imitingito hirya no hino. Avuga inzara hirya no hino, ko tuzumva inzara hirya no hino hamwe na hamwe. Yongera kuvuga yuko ndetse urukundo rwa benshi ruzakonja. Ibyo ni ibimenyetso by'ibanze Yesu yavuze bizabanziriza, bizabiteguza kuza kwe ko ari hafi. Si icyo nashatse kuvuga. Tumaze iminsi turi gusenga, aho twabonye ko umwanzi ashobora kudushyira kugira ngo isi y'umwijima ifate umuntu ishakisha ibirego.
no mu isi nyine kugira ngo igihugu gitere ikindi gihugu kiba gifite icyo kikirega. Israel yaregaga Iran ko ifite ibisasu irimo iragerageza iri hafi kugera ku bisasu bya kirimbuzi, kandi ibyo bisasu bya kirimbuzi Iran iramutse bitunze ari akaga kuri Israel. Ubwo urumva rero tumaze iminsi twigisha ku kintu kijyanye n'ibirego ku muntu ku giti cye, ariko ibirego bijya biba no ku gihugu, bijya biba ku muryango, bijya biba ku isi muri rusange. Wibuke ko n'Imana ijya kurimbura Sodoma na Gomora yohereje abamarayika iravuga ngo ndebe ko ibyo babarega ari ukuri. Nuvuga ngo rero Imana nayo ubwayo kugira ngo igire ikikora nuko ibanza kureba ko hari ibirego koko ibyo uregwa ari ukuri. Uyu munsi rero icyo tugiye kwigaho tugasenga, ariko nsoza icyo navugaga kuri ibi byo byose turi kuvuga by'ibimenyetso bigaragaza kuza k'umwami ko kuri bugufi, biragusaba kugira ngo nubwo dusengera ibyo byose, ariko wibuke no gusengera iherezo ryawe, wibuke no gusengera umunsi wo kuza k'umwami, ubwo umwami Yesu azaza ntuzasigare. Ujye wibuka gusengera icyo cyifuzo, usaba Imana kugira ngo ubwo Yesu azaza aje gutwara itorero utazasigara mu isi, kuko abazasigara mu isi bazahura n'akaga, bazahura n'amakuba, bazarira, bazahogora, ntawe kubahoza uhari. Kuzamurwa kw'itorero mu isi egare kuzamukana itorero, cyangwa kuzamuka k'umwuka wera, umwuka wera gukurwa mu isi. Kandi umwuka wera namara gukurwa mu isi, isi izahura n'akaga, hazabaho intambara zitigeze zibaho, hazabaho ubugome butigeze bubaho. Ibi byose mubona byo kubona wenda isi rimwe na rimwe agace kamwe hari amahoro, ahandi nta mahoro, isi izabura amahoro muri icyo gihe, isi izabura umutekano, isi ntizigera yongera kugira umutekano. Umwuka wera nakurwa mu isi, ni ukuvuga ngo uheri yazaba akuye mu isi, isi ntizongera kugira umutekano, isi izahora izaca mu mivurungano myinshi ikomeye. Hazabaho akarengane gateye ubwoba, kuko nta kizaba gifite kugatangira no kugahagarika. Kano kanya impamvu akarengane tutakabona impande zombi, tukabona hamwe na hamwe ku bantu bamwe na bamwe, ni umwuka wera ukiri mu isi ugenda uca intege cyangwa ubuza Satani gukora nk'uko abyifuza. Noneho umwuka wera namara gukurwa mu isi, Satani n'imyuka ye bazakora uko babishaka, nta kizaba kibirukana, nta kizaba kibatangira. Imyuka mibi izava ikuzimu yinjire mu bantu barengane, abantu babuzwa amahoro, abantu bapfe, abantu bicane. Kwicana ntago bizaba ari ikintu noneho cyo gutinywa n'umuntu, abantu bazicana mu buryo buteye ubwoba. Rero abazasigara bazahura n'akaga, bazahura n'amakuba yandi atigeze abaho kuva isi yaremwa. Impamvu ayo makuba n'akaga bizabaho nuko umwuka wera azaba yakuwe mu isi, kandi umwuka wera gukurwa mu isi egare Imana kubitayirimo. Ubwo rero ibyo bizaha uburenganzira Satani gukora uko abyifuza. Noneho igikomeye kwihanganirana. Umwuka wera buriya ni uduha kwihanganirana, abantu bakihangana. Umwuka wera azaba yakuwe mu isi, nta kwihangana kuzaba kugihari. Nuvuga ngo niho rero Yesu ibwe yavuze yuko umwana azagambanira umubyeyi, umubyeyi akagambanira umwana, muvandimwe n'umuvandimwe bakagambanirana. Kano kanya twabibonaga, ariko ari ibintu bifite pourcentage nkeya cyane. Noneho icyo gihe rero sasa bizabaho mu buryo buteye ubwoba. Imana igufashe rero kugira ngo uzazamuke mu gihe cy'itorero. Ni ibintu ugomba kubera amaso, ntabwo imibabaro ubundi irabaho. Itorero nimara kuzamurwa hazabaho imibabaro ikarishye itigeze ibaho kuva isi yaremwa. Nge nawe Imana idufashe duherezo ryiza, ubwo Yesu Kristo azaduhe kumva impanda. Mu byo uzajya usengera ujye ubwira Imana umwami Yesu, ngo mwami Yesu uzampe kumva impanda yawe, kandi ubwo uzerekanwa mu bicu uzampe kugusanganira. Ni icyifuzo ugomba kuzajya usengera, kuko
igihe kiri bugufi umwami Yesu ageze ku rugi, ari hafi kuza gutwara itorero. Ni ukwiyeza njye nawe tukaba maso. Reka rero tugaruke ku cyigisho cyacu cy'uno munsi. Ako kara gaciyeho, hari Imana nibishaka ibyo byigisho bijyanye n'iminsi ya nyuma, ndetse bijyanye no kuza kwa Yesu, Imana nibishaka mu gihe cyabyo tuzabyinjiramo ndani dutangire kubyigisha mu gihe gikwiye, umwuka wera nabituyoboramo. Kara gaciyeho kugira ngo nkwibutse ko nubwo turi mu isi, iyi si atari iwacu. Tuvuye aho ngaho rero, twari tumaze iminsi twiga ku bijyanye n'iki? Tumaze iminsi twiga ku bijyanye n'ibirego, kandi nigeze kubikomozaho. Tubona yuko ibirego n'ibihugu biregwa, ibirego ugasanga igihugu kiraregwa. Mwumvise ibyo u Rwanda rwaregwaga kino gihugu cyacu, ndetse bashatse murabizi ko bagiye barufatira n'ibihano. Nuvuga rero kano kanya icyo tugiye kwiga ni ibijyanye n'isi y'umwuka, uburyo itanga ibihano. Isi y'umwuka nuvuga ngo ntago igarukira ku birego gusa, kuregwa mu mwuka bajya bashyiraho n'ibihano. Yaba ibihano bigashyirwaho ukiri hano mu isi, Satani akagufatira ibihano, cyangwa se imbaraga z'abarozi zikagufatira ibihano nyuma yo kuregwa mu isi y'umwuka. Yaba ari igice cy'ijuru, ijuru rirahana rigafata ibihano ku muntu, yaba ari igice cy'ikuzimu batanga ibihano. Uyu munsi rero tugiye gusoma bimwe mu byanditswe bigaruka kuri iryo jambo, hanyuma dufata umwanya wo gusenga. Uraza kwisobanukirwa ko ushobora kuba uri mu buzima n'imibereho runaka, ariko ari ibihano washyizweho n'abakozi ba Satani, abarozi. Ukaba waba uriho indwara zitandukanye zishingiye ku bihano byabo, ukaba waba urimo uracishwa mu mibereho ikomeye, ari ibihano by'abarozi bagufatiye. Ukaba waba neza ibintu byose byaranze, urambagizwa ntihagire ukubenguka, bose bigendera, ari igihano wafatiwe n'abarozi n'isi y'umwijima. Wibutse ko Satani adashobora gukora adafite abantu. Niyo mpamvu iyo tuvuga abarozi ntibikagucange, nuvuga ngo Satani aca muri abo bantu. Ntabwo Satani abasha gukora adafite abantu. Abo ngabo rero nibo twita abarozi, abo bantu be, abo bakozi be. Nivuga ngo rero bisaba kugira ngo akoresha abo bantu. Ntabwo rero nuvuga ngo iyo ubwami bw'umwijima rero bukora, buricara bukavuga bati uyu muntu tugiye kumuhanisha ibihano, bakagukatira, bakaguciraho iteka, bavuga bati igihano tumuhaye azapfa adashatse. Bakaba bavuga bati igihano tumushyizeho acika akaboko cyangwa buri ngingo zimwe. Bakaba bavuga bati igihano tumuhaye ntazabyare. Baruzi kandi rwose ibyo bihano bakabigushiraho mu mwuka, ugasanga urimo uraca mu bintu bihuye n'ibihano bituruka ikuzimu. Reka dusome ijambo ry'Imana, hanyuma ubusobanukirwe mu gakeya. Navugaga mu ncamake, ariko reka dusome bimwe mu byanditswe byera, sibyo yemwe? Reka dusome ijambo ry'Imana, twinjire mu byanditswe byera. Mariko igice cya 14 n'umurongo waho wa 64. Mariko igice cya 14 n'umurongo wa 64. Ariko reka duhere ku murongo waho wa 58. Ku murongo waho wa cyangwa reka duhere ku murongo wa 55. Ngo nuko abatambyi bakuru n'abanyarukiko bose bashaka Yesu ibirego ngo babone uko bamwica, barabibura. Duhere ku murongo wa 55, Mariko 14 kuva ku murongo wa 55. Ngo nuko abatambyi bakuru n'abanyarukiko bose bashaka Yesu ibirego ngo babone uko bamwica, barabibura. Urumva ko Yesu ikintu cya mbere babanje kumushakaho ni ibirego, ariko ngo barabibura. Ariko ibyo birego byari kugira ngo
bamukatire bamuha igihano cy'urupfu. Ngo nuko abamubeshyiraga bari benshi, ngo amagambo yabo ntiyarahuye. None ijambo riratubwiye ngo abamubeshyiraga bari benshi ndetse ngo n'amagambo yabo ntiyarahuye. Mu isi y'umwuka ushobora kuregwa ibirego bitandukanye kabisa. Mu isi y'umwuka abakuru b'abarozi, batware, kuko ijambo ryatwetse yuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, ngo n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima, ngo ndetse n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Noneho twasobanuye ukuntu ibirego abana b'abantu babishyira bamwe mu batware b'iyi si y'umwijima no mu bategeka no mu bafite ubushobozi, bakakurega ibirego bitandukanye. Hari ushobora kukurega bati uyu ni umwirasi, uyu aramutse abonye amafaranga ntitwamukira, icyo kikaba ari cyo kirego. Uyu bakavuga bati nabyara ntituzamukira n'ubwirasi bwe, icyo kikaba kibaye ikirego mu isi y'abarozi. Abandi bakavuga ati aracuruza kunguka, ibyo bikaba ikirego. Abandi bakati afite uburanga, icyo kikaba cyaba ikirego. Abandi bati amatungo yameze neza, ibyo bikaba nuba ngo umwisi y'umwuka turegwa ibirego bitandukanye. Ariko Imana ishimwe yuko ijambo ryatubwiye ngo ninde uzarega intore z'Imana. Ese ni Imana kandi ari izitsindishiriza kuri twebwe abakizwa. Nta twagira ubwoba igihe ari Imana yabiturega. Ariko ijambo rivuga yuko ninde uzarega intore z'Imana. Ni Imana ari izitsindishiriza. Kuba rero Imana itaturega ibirego by'abarozi bifata ubusa. Icy'ingenzi nuko ugomba kubimenya ugasenga kugira ngo bitagaciro mu izina rya Yesu, uhagaze muri iryo jambo ry'Imana rivuga yuko nta uzarega intore z'Imana. Hanyuma ibirego rero bihita bitagaciro muri yasi y'umwijima. Dukomeje rero tugasoma, tubonye yuko ngo abamuregaga bari benshi ariko bakamurega ibirego bidahuye. Ngo bamwe barahaguruka baramubeshyira bati, twumvise avuga ati nzasenya urusengero rwubatswe n'intoki, nubake urundi mu minsi 3 rutubatswe n'intoki. Ukuntu batangiye kumubeshyera, ngo nyamara nayo magambo yabo ntiyarahuye. Ngo umutambyi mukuru arahaguruka ahagarara hagati abaza Yesu ati, mbese ntiwiregura hato? Ntiwumvise ibyo bakureze? Aricecekera ntiyagira icyo amusubiza. Umutambyi mukuru yongera kumubaza ati, mbese ni wowe Kristo koko, umwana w'Imana idahinyuka? Yesu aramusubiza ati, ndiwe, kandi muzabona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ubushobozi bw'Imana aje ku bicu byo mu ijuru. Ari byo dutegereje, nahoze mvuga yuko ari hafi kuza. Hano urumva ko yevuze ngo muzabona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ubushobozi bw'Imana aje ku bicu byo mu ijuru. Igihe kimwe tuzabona Yesu. Yabyibwiriye abangaba, aravuga muzabona umwana w'umuntu, muzabona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ubushobozi bw'Imana, ngo aje ku bicu byo mu ijuru. Uyu Yesu azahagarara hariya ku bicu byo mu ijuru. Tuzamubona, uzamubona, azavuza impanda, tuzamusanganira mu kirere, tujye kubana nawe iteka. Imana izabiguhe nanjye izabimpe mu izina rya Yesu Kristo. Nibyo twavuze ko mu byo tugomba gusengera muri iyi minsi, kuko turimo turasatira ibyo bihe. Iki kintu ugomba kugisengera ukavuga ngo mwami Yesu, ubwo nzakubona uje mu bushobozi bw'Imana isumba byose, uje mu bicu, nzakusanganire, sinzahunge mu maso hawe. Kuko hariho abazamubona bagahunga mu maso ye, ariko hariho n'abazamubona bakishimira kumusanganira mu kirere. So nge nawe rero Imana idushyiremo zaduherezo ryiza mu izina rya Yesu. Ngo umutambyi mukuru abyumvise atyo ashishimura imyenda yati, turacyashakira icy'abagabo? Kumbe mu isi y'umwuka hari abagabo baba bahari babiteguye kugushinza. Ngo dore noneho mwiyumviye kwigereranya kwe, muratekereza iki? Bose bamucira urubanza ngo akwiriye kwicwa. Nuvuga mu isi y'umwuka bahise, wabyumvise ko
hano byabaye mu isi bifite imibiri, ariko wibuke ko ibiba mu mubiri bitangirira mu mwuka. Nta na kimwe kibaho hano mu mubiri, mu buzima, cya kindi ubona, icyo ubonesha amaso yawe, ujye umenya ngo kiba cyatangiriwe mu isi y'umwuka. Impamvu rero twigisha iby'umwuka ni ukugira ngo tujye ku isoko y'umwuka, tujye dufunga bya bindi byakagombye kutubaho mbere y'uko bitubaho. Niba dushaka guhagarika bimwe mu bibazo biba hano ku isi, ni uko tujya aho bituruka. Aho bituruka ni mu mwuka. Rero nari ndimo nkwereka ko ibi ngibi bavugaga ngo namwe murabyiyumviye, ngo umutambyi yahise ashishimura imyambaro ye aravuga ngo turashakira icy'abagabo, ngo dore none namwe mwiyumviye kwigereranya kwe, mutekereza iki? Ngo bose bamucira urubanza ngo akwiriye kwicwa. Ariko ibyo byari byahereye mu isi y'umwuka, kuko n'ubundi Satani niwe wari wabashyizemo ibyo bitekerezo. Hari ikiremwa cy'umwuka cyari kinjiye muri abatambyi. Izi nama mbere ko zikorwa, ni ukuvuga ngo zo kugira ngo Yesu afatwe, habanzaga gukorwa inama mu isi y'umwuka zikazamuka mu bitekerezo by'abantu. Niba dushaka guhagarika intambara mu isi y'umwuka, nuko twinjira mu mwuka tugahagarika bya bindi aho bitekererezwa, ahacurirwa imigambi yose mu isi. Ni mu isi y'umwuka. Nta kintu gishobora kubaho hano mu isi bigaragara kitatangiriye mu isi y'umwuka. Mu isi y'umwuka niho bitangirira. Noneho rero sasa mu isi y'umwuka urumva ko hano bari bakatiye Yesu ko agomba gupfa, babizana babicisha mu kanwa k'abantu, babicisha mu bantu. Ndajya nkubwira ngo rero mu isi ya kirozi ntibishoboka ko bashobora gukora ikintu batabanze kugipanga. Barabanza bagapanga. Mu isi y'umwuka barabanza bagapanga, bagategura. Hari rero natangiye mbabwira ngo isengesho ry'uno munsi ni irihangana n'ibihano. Ijambo ibihano ubwaryo, ibihano by'abarozi, ibihano by'abarozi, nabyo ngo turasengera icyitwa ibijyanye n'ibihano. Nyuma yo kubona ibirego bigendana n'ibihano. Iyo warezwe hakurikiraho ibihano. Yesu nyuma yo kuregwa ibirego yuko yigize, twumvise yuko bagiye bamurega ibintu bitandukanye kandi bidahuye, nyuma bashyizeho igihano cy'urupfu. Rero ijambo rivuga ku bihano muri Bibiliya rivugwa inshuro 25. Bibiliya igaragaza ijambo ibihano inshuro 25. Yesu rero ni ukuvuga ngo igihano cya Yesu, ibihano ubwo ni ibihano ni mu bwinshi, ariko ijambo igihano noneho ni inshuro 43. Ibihano ni mu bwinshi turibona muri Bibiliya inshuro 25. Noneho ijambo igihano tukaribona inshuro 43. Noneho rero sasa nyuma yuko Yesu basa nkaho bagize gute, bamushinjije ibyaha bisa nkaho bimufasha, ariko atari ukuri, ntabyo yakoze. Yesu ntabwo icyaha yakoze, ariko mu by'ukuri bashushe nkaho n'ubu baramurengagije, babimushyiraho bisa nkaho bimufata, nyamara bitakagombye kumufata. Bamukatiye igihano cyo kugira gute, igihano cy'urupfu, akatirwa igihano cy'urupfu. Niyo mpamvu nawe ubwe ku giti cye yigisha mu isinagogi, hari amagambo yabwiye bamwe mu bafarisayo bari baraho, arababwira ngo ku munsi w'amateka i Tiro n'i Sidoni hazahanwa igihano cyo kwihanganirwa kuruta cyabo. Ubwo yabwiraga iki Abayuda? Arababwira ngo ndababwira yuko ku munsi w'amateka i Sodoma hazahanwa igihano cyo kwihanganirwa kuruta icy'uwo mudugudu. Uvuga mu isi y'umwuka rero hari ikintu cyitwa ibihano. Nk'uko ubona mu mubiri bafatira abantu ibihano, bihugu bigafatirwa ibihano. Mujya mwumva mu mubiri ibihugu byafatiwe ibihano bitandukanye. Twavuze tubivuga ku Rwanda, twabyumvise ku Burusiya bwafatiwe ibihano, Irani yafatiwe ibihano mu by'ubukungu. No mu isi y'umwuka imbaraga z'ikuzimu ziravuga ngo reka dufatire aba bantu ibihano runaka. Uyu munsi rero turaza gufata umwanya wo gusenga kugira ngo Imana ikure ibihano twafatiwe n'ubwami bw'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Niryo sengesho turi busenge.
iyo dusomye muri iki cyanditswe, iyo dusomye muri iki cyanditswe tubona muri, reka turebe neza iki cyanditswe tugiye gusoma hano. Cyanditswe tugiye gusoma Ezekiyeli, oya ntago ari Ezekiyeli, amaganya ya Yeremiya, igice cya 4 n'umurongo wa 22. Amaganya ya Yeremiya, igice cya 4 n'umurongo wa 22. Handitse ngo igihano cy'igicumuro cyawe kirarangiye, yewe mukobwa w'i Siyoni we, ntazongera kukujyana kure uri imbohe, yewe mukobwa wa Edomu we, azaguhanira igicumuro cyawe, azatwikurura ibyaha byawe. Urumvira ijambo ukuntu rivuga ngo igihano cy'igicumuro cyawe kirarangiye, yewe mukobwa w'i Siyoni we. Urumva mu isi y'umwuka uhabwa igihano bitewe n'igicumuro kiba kikugaragaraho. Noneho abarozi bo babona yuko tuba twabagomeye kandi tugomba kubagomera. Satani abona ko tuba twamugomeye kandi tugomba kumugomera. Ntabwo tugomba kumvira Satani, ntabwo tugomba kumvira abadayimoni, ntabwo tugomba kumvira imizimu. Noneho rero kuko tuba utumviye imizimu, utumviye abadayimoni, bakuzaniraho ibihano. Ibyo bihano rero ugasanga bihuye n'ibibazo urimo uracamo. Noneho rero bakaba babona yuko uba wabacumuyeho. Noneho rero ugasanga urimo uraca mu ntambara n'urugamba utazi imva n'imvano zabyo, kumba ari ibihano by'abarozi cyangwa by'abakozi ba Satani. Kandi si ubwa mbere mwumvise abigishwa Pawulo muri biriya byakozwe n'intumwa mu gice cya 23 tubona ngo abayuda bahiga imihigo bakamara iminsi 40, ngo bageraga muri 40, bahiga yuko batari burye, batari buze kurya, batari buze no kunywa kugeza igihe biciye Pawulo. Ariko tukabona ko rimwe na rimwe hari n'igihe bamufashe bamushyira mu nzu y'imbohe. So mu mwuka rero haba ibintu byinshi cyane udashobora gusobanukirwa. Hari ibintu byinshi ushobora gucamo ukibwira ngo ni ibintu bisanzwe, ariko ari ibihano urimo uranyuramo bitandukanye. Imana ishobora kugucishaho igihano na Satani ashobora kugucishaho igihano. Zaburi 118:18 haravuga ngo Uwiteka yampannye igihano cyane, ariko ntiyampaye urupfu. Urumva ko Imana ishobora ubwayo guhana umuntu wayo, ikamushyiraho igihano, ariko ikamwima urupfu. Yobu 21:19 naho hakavuga ngo muravuga muti Imana ibikira abana b'umunyabyaha igihano cy'ibyaha bye, ahubwo umunyabyaha ubwe ari we. Reka nongere nsome neza iri jambo, ni Yobu 21:19. Muravuga muti Imana ibikira abana b'umunyabyaha igihano cy'ibyaha bye, ahubwo umunyabyaha ubwe aba ari we ihana kugira ngo abimenye. Urumva ko Imana nayo itanga ibihano. Yobu 5:17 hakavuga ngo hahirwa umuntu Imana ihana, nuko rero ntugasuzugure igihano ishobora byose guhana. Urumva ko Imana nayo itanga igihano. Usibye ko Imana yo iguhana nk'umubyeyi uhana umwana, ibitagambiriye kukubabaza, ibitagambiriye kugukoza isoni. Imana iguhana kugira ngo uhindukire, Imana iguhana kugira ngo usubire mu murengo, Imana iguhana kugira ngo ureke icyo yaguhaniraga ntukongere kugikora, ibigambiriye kugira ngo igihano cyayo kigutere guhindukira. Ariko igihano cy'abadayimoni, igihano cya Satani
cyo kiza kigamije kugukoza isoni, kukubuza amahoro, kukubuza umutekano, kukwica, kukugirira nabi, kugusebya, kukwangiza. Niyo ngo kiba kigamije kukwicisha. Igihano cya Satani cyangwa cy'abarozi kiba kigambiriye, niho ibyo bihano bitandukanye. Ubwo rero tubonye ko Imana mu mwuka ishobora kuguhana, ariko tukabona ko n'abadayimoni bashobora kugira gute guhana umuntu. Rero ni ngombwa kumenya ahubwo gushaka uburyo watandukanya ibihano by'abarozi aribyo by'abadayimoni ndetse n'igihano cy'Imana. Uburyo wabitandukanyamo ni ubwo ngubwo, nuko igihano cy'Imana yo ibigambiriye kugira ngo ihindukire iguhaniye ikosa wakoze, kugira ngo uritikeho utazaryongera. Ariko abadayimoni n'abarozi bo baba bagambiriye kugira ngo bakubabaze, bagukoze isoni, nibiba ngombwa upfire mu gihano baguhaye. Aho niho hari itandukaniro, igihano cy'Imana n'ibihano by'abadayimoni. Tubona rero mu gihe cya ba Danieli, abagambanyi bamwe na bamwe begera umwami baramubwira bati, kugira ngo ubwami bwawe bukomere bwubahwe, ubaka igishushanyo kinini, noneho abantu mu minsi runaka aba aricyo bazajya bikubita imbere bakiramye bagisenge. Utazemera kukiramya uwo ngo wazicwe. Urumva abo ni abana b'abantu bari bashyizeho iryo tegeko. Iryo tegeko koko rishyirwaho n'icyo gishushanyo, kirashushanywa, kirabazwa, kiratunganywa, kirahagarikwa. Ba Sheduraka na Meshaki na Abedenego banga kwikubita imbere ya cya gishushanyo cyari cyabajwe. Biba ngombwa ko bafatwa batabwa mu muriro, ariko Imana irabarokora. Urumva rero hari ibihano ushobora gufatirwa n'abana b'umwijima, bakagushyiriraho ibihano ku mubiri wawe, ku mibereho yawe, mu myemerere yawe, mu gakiza kawe, muri bizinesi yawe, mu mikorere yawe, impande n'impande ugashyirirwaho ibihano. Ntekereza ko ntiriwe nizimba mu magambo, ibyo ngibyo ubashije kubisobanukirwa. Tubonye ko ijambo igihano riboneka muri Bibiliya inshuro 43. Ntabwo rero ibyo byanditse byose twabisoma ngo tubisoze. Tubonye ko Imana ubwayo ishobora kugira gute guhana umuntu, n'abakozi ba Satani bashobora guhana umuntu nk'uko babyibwira. Wibuke ko na nyuma ya Mukahabu abahanuzi ba Bayali bamaze kwicwa, Yezebeli, umwamikazi Yezebeli yirahiye Imana ze, aravuga ngo yirahira Imana ze, aravuga ngo Eliya nawe ntari bure kwicwa, ntabwo buri buze kwira atamuciye umutwe, ngo ubugingo bw'abuhwanye n'ubw'abahanuzi ba Ashera na Bali yishe. Arirahira. Ubwo nawe afatiye igihano Eliya yuko nawe aramukatiye yuko agomba kwicwa. Niba rero mu isi y'umwuka bijya bibaho kw'abana b'umwijima bafatira abandi bantu ibihano, bakaba bafatira igihano, bagukatira igihano cyo kwicwa, bakaba bagukatira igihano cyo gukena, kikaba ari cyo ngicyo, ukaba urimo uraca mu bukene buhuye n'ibihano by'abana b'umwijima. Aho rero niho tugiye kugarukira. Sinshaka kuvuga byinshi kuri icyo kintu. Impamvu rero nari nkizanye nuko twari twize ku birego. Ubwo rero urumva kugira ngo iki cyigisho cy'ibirego ngisoze neza ntazakigarukaho, nuko twagombaga kugaragaza ko nyuma y'ibirego habaho ibihano. Abana b'umwijima bashobora kugufatira ibihano, bakaguciraho iteka, nk'uko tubonye yuko Yesu ubwe ku giti cye bamuciriyeho iteka, bamufatira ibihano, bamukatira urwo gupfa. Igihano kiwe cyari ugukatira urwo gupfa.
ariko wibuke ko ijambo rivuga ngo igihano cyangwa ibihano biduhesha amahoro byari kuri we. Ubwo niryo rero niryo jambo ngiye gushaka, hanyuma turisengeremo dusoze uyu munsi wa none mu izina rya Yesu. Tugiye kureba muri Yesaya, cyanditswe kera tubona muri Yesaya igice cya 53 n'umurongo waho wa 5, nicyo tugiye gusengeramo. Ni ukuvuga ngo Yesu yishyuye ibihano by'ibyaha byawe n'ibyanjye. Yesu, nongere nsubire muri iryo jambo, yishyuye ibihano by'ibyaha byanjye n'ibyawe. Iri niryo sengesho, niryo jambo ugomba guhagararamo ugasenga, ukuraho ibihano byose ubona biri ku buzima bwawe, byaba ari ibihano bya Satani, byaba ari ibihano by'abo barozi n'abakozi be, byaba ari ibihano by'Imana. Nta n'impamvu yo kugira ngo n'Imana yiguhane, kandi igihano cyari kuri wowe cyarashyizwe kuri Kristo. Turabibona rero muri iri jambo ryo muri Yesaya igice cya 53 n'umurongo waho wa 5. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ariko reka duhere ku murongo wa 4. Hatangira avuga ngo nukuri intimba, ubwo ngiye kwivuga nawe wivuge, nukuri intimba zanjye nizo yishyizeho, imibabaro yanjye niyo yikoreye. Ariko nuko ndi kwivugaho, ubundi haravuga ngo intimba zacu, ngo nukuri intimba zacu nizo yishyizeho. Noneho hano rero yo handitse zacu, ugomba kuvuga zawe wowe, ngo imibabaro yacu niyo yikoreye. Ahangaha ugomba kuvuga ngo imibabaro yanjye niyo yikoreye. Ngo ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Ngo nyamara ibicumuro byacu cyangwa se ibicumuro byanjye nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu cyangwa yashenjaguriwe gukiranirwa kwanjye. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Igihano kimpesha amahoro cyandi kimpesha amahoro ngewe cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Wowe ukahita uvuga ngo niyo ngewe ankirisha. Nguko ugomba gufata ijambo ry'Imana ukaryizera, ukumva ko rivugana nawe. Ntirivugana na benshi, rivugana n'umuntu ku giti cye. Noneho ko umuntu ku giti cye arifata aryizereramo rikamukiza. Ijambo ry'Imana ushaka ko rigukiza, nuko urifata ukumva ni wowe ribwira. Iyo uryerekeje ku bandi runaka, rigenda ku bandi uritumyeho, rikaba ribo rikiza, we rikagusiga, rikakureka ukuri, kugira ngo ijambo ry'Imana, wibuke ko ibyanditse bivuga ngo yohereza ijambo rye rikabuza abo mu isi kujya mu mva zabo, ngo rikabakiza indwara zabo. Nivuga ngo iri jambo Imana iryohereje atari kugira ngo igukange ikubwire ko ari ibihano wafatiwe n'abarozi, rikije kugira ngo bimenye, ahubwo rigukiza ibyo bihano byari bikuriho by'abarozi mu izina rya Yesu Kristo. Iri jambo ryaba ari ry'ibirego, ryari ryaje kugira ngo rikuvaneho ibirego by'abarozi kandi rigukize n'ibihano by'abarozi. Twari tumaze iminsi twigisha ku birego, ubwo ryari ryaje rigambiriye kugukiza ibirego wari uriho. Noneho sasa uyu munsi rije rikwereka ibihano. Niba ngo rero rije nanone rikugira ngo rigukize ibyo bihano byari bikuriho. Niwizera rero uyu munsi ibirego twasenze isengesho ry'ibirego, niba ari ubwa mbere uje ugenda urebe ibyigisho by'ibirego nyine n'isengesho ryabyo ubyinjiremo. Noneho numa wizerere muri iryo sengesho no muri iryo jambo ko ibirego bikukuweho, wongere ugaruke rero muri iri jambo rijyanye n'ibihano naryo. Noneho wizere ko n'isengesho ry'uno munsi, wizere ko n'ibihano birangiye mu izina rya Yesu, kuko wumvise ukuntu ijambo ritangira rivuga ngo nukuri intimba zanjye nizo yishyizeho, imibabaro yanjye niyo yikoreye. Ariko twebweho twamutekerejwe nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo,
agahetamishwa n'imibabaro, nyamara ibicumuro byanjye nibyo yacumitiwe. Yashenjaguriwe gukiranirwa kwanjye, igihano kimpesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo ankirisha. Wabyumvise? Uko niko ugomba gufata ijambo ry'Imana. Nturumve ko hari iry'abandi bantu wowe utarimo. Ni ukuri intimba zawe nizo yishyizeho. Wowe uri kuntega amatwi, intimba zawe Yesu yazishyizeho. Izo ntimba abarozi bakagombye kuguteza, Satani yakagombye kuguteza, Yesu yazishyizeho. Imibabaro yawe, iyo ngiyo abadayimoni baguteza n'abarozi baguteza, Yesu yarayikoreye. Ahubwo ikibazo ni abantu batarabisobanukirwa. Abantu ahubwo ngo batekereje yuko yakubiswe n'Imana agacumitwa nayo agahetamishwa n'imibabaro, kandi nyamara iyo mibabaro imuhetamishije ni yawe nanjye, niyo yahetamishije Yesu. Nta mpamvu rero hakavuga ngo nyamara ibicumuro byawe wowe uri kunyumva nibyo yacumitiwe. Yashenjaguriwe gukiranirwa kwawe wowe unyumva, igihano kiguhesha amahoro wowe unyumva cyari kuri we, kandi imibyimba ye yavuye muri za nkoni yakubiswe. Iyo niyo muti wawe, bya bisebe bya Yesu, ya mibyimba yari iri ku mubiri we akubitwa imikoba. Iyo niwo muti w'ubuzima bwawe, nirwo rushinge rwawe nanjye. Sifa kwa Bwana. Muzamurira icyubahiro aho uri, mubwiye turakoze Yesu ko imibyimba yawe ari rwo rukingo rwanjye, nirwo rukingo rwawe. Reka dufate umwanya wo gusenga. Bumvise rero ko tugiye guhagarara muri iri jambo, twanga ibihano byose Satani yadushyizeho mu izina rya Yesu. Tumubwire ngo igihano kimpesha amahoro cyari kuri Kristo Yesu. Nta mpamvu. Ibihano byawe bivuyeho mu izina rya Yesu. Iby'abarozi bivuyeho, bya bihano by'indwara abarozi bagushyizeho, bya bihano byose nawe wibonaho byose birarangiye. Nta mpamvu. Yesu igihano kiguhe cy'amahoro wowe, gituma utekana, gituma ubona amahoro, cyashyizwe kuri Kristo. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimira kubwira ijambo. Dusobanukiye ko isi y'umwuka igira ibihano ishyiraho abantu, ariko mu rundi ruhande kuko ibi byose wari ubizi, wazanye n'ibisubizo by'ibihano. Wemeye gufata ibihano byari bituriho mu izina rya Yesu Kristo, urabifata ubwawe kugira ngo mu gihano cyawe wishyizeho tubone amahoro, dutekane, tugubwe neza. Mpagaze muri iri jambo rivuga yuko igihano kimpesha amahoro cyashyizwe kuri wowe aka kanya mu izina rya Yesu Kristo. Buri ibibazo byose nibonagaho, vuga ayo magambo uti mu izina rya Yesu Kristo. Buri ibibazo byose nibonagaho, byari ibihano by'imbaraga z'abadayimoni, ibyari ibihano by'imbaraga z'abarozi, ibyari ibihano by'isi y'umwijima, ndabikuzaho. Igihano cyashyizwe ku mubiri wa Kristo Yesu mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ijambo rimbwiye yuko imibabaro yanjye n'intimba zanjye wabyishyizeho Yesu Kristo. Nanjye nizera ko ariko byari biri, ari nako byakozwe. Wishyizeho indwara zanjye, wishyizeho ubumuga bwanjye, wishyizeho ubukene bwanjye, kuko ijambo rivuga yuko wikenesheje ku bwanjye kugira ngo ubukene bwawe buntungishe. Ijambo ryarivuga yuko wikoreye ubumuga bwose n'indwara zanjye zose. Niyo mpamvu kano kanya nirukanye ubumuga bwose bwo Satani yanshyizeho, indwara Satani yanshyizeho, ndazanze mu izina rya Yesu Kristo, ndazanze mu izina rya Yesu Kristo. Kuko Yesu Kristo yishyizeho indwara zanjye, yishyizeho ubumuga bwanjye, nanjye ubumuga bwose n'indwara zose zavaga ikuzimu, zazanwaga n'abadayimoni, zazanwaga n'imyuka mibi, ndazanze mu izina rya Yesu Kristo. Si ibyanjye kurwara mu izina rya Yesu Kristo, si ibyanjye
kumugara mu izina rya Yesu Kristo, si ibyanjye kurwara mu izina rya Yesu Kristo, si ibyanjye kumugara mu izina rya Yesu Kristo, kuko handitswe yuko indwara zose n'ubumuga bwanjye bwose Yesu yabyikoreye. Izina rya Yesu Kristo niyo yaturiyeho gukira, niyo yaturiyeho kugubwa neza, niyo yaturiyeho amahoro ya Kristo, kuko handitswe yuko igihano kimesha amahoro cyari kuri Kristo Yesu. Uwo nizeye, uwo nakiriye mu bugingo bwanjye, uwo nakiriye mu mutima wanjye, uwo nakiriye mu mwuka wanjye, izina rya Yesu Kristo. Niyo mpamvu ibyari bihano byasaga nk'ibindiho, byaterwaga n'abarozi, byaterwaga n'imbaraga z'umwijima, bivuyeho mu izina rya Yesu Kristo, bivuyeho mu izina rya Yesu Kristo, bivuyeho mu izina rya Yesu Kristo. Bihano by'ubukene ndabikuzaho, urupfu rwa Kristo Yesu ndabikuzaho, ubukene bwa Kristo Yesu ubwo yikoreye ari mu isi, ubwo yikoreye yambaye umubiri. Izina rya Yesu Kristo nta mpamvu yo kongera kwikorezwa ubukene n'abazimu, ubukene n'abadayimoni, ubukene n'imbaraga z'ikuzimu. Mwami zimumwe, mwami ukamimwe, musubirane ubukene bwanyu. Izina rya Yesu Kristo mwanyikoreje ibitari ibyanjye. Izina rya Yesu Kristo mwakize ibyo Kristo yishyizeho ku bwanjye. Gende n'ubukene bwanyu mu izina rya Yesu Kristo, mugende n'indwara zanyu mu izina rya Yesu Kristo, mugende n'ubumuga bwanyu izina rya Yesu Kristo. Ibihano mwari mwarankizeho bivuyeho mu izina rya Yesu Kristo, bivuyeho mu izina rya Yesu Kristo, kuko Yesu Kristo igihano kimpesha amahoro cyari kuri we. Nta mpamvu yo kugira ngo munkireho ibihano Yesu yishyizeho ku bwanjye, kugira ngo mboke kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ibihano by'abarozi, ibihano by'isi y'umwijima bivanywe mu izina rya Yesu Kristo, bivanywe mu izina rya Yesu Kristo, birashize mu izina rya Yesu Kristo, kuko nta mpamvu yo kugira ngo mpanwe. Kristo Yesu yarahanwe mu cyimbo cyanjye, izina rya Yesu Kristo. Yesu Kristo yahanwe mu cyimbo cyanjye, izina rya Yesu Kristo. Yesu Kristo yahanwe mu cyimbo cyanjye, izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ngewe ndonka amahoro y'umubiri, ndonka amahoro y'ubugingo, ndonka amahoro mu mwuka wa jina la Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu. Abari bibwiraga yuko bamfatiye ibihano, umunsi baratsinzwe, umunsi baratembagajwe, umunsi bakozwe n'isoni wa jina la Yesu. Ibihano birarangiye, ibihano birashize, izina rya Yesu Kristo. Ibyo nari narafatiwe mu buryo bw'ubukungu, ibyo nari narafatiwe mu buryo bw'umubiri, ibyo nari narafatiwe mu buryo bw'imyemerere, byose bivanyweho mu izina rya Yesu Kristo, byose bivanyweho mu izina rya Yesu Kristo. Wishyizeho ibihano byose byari bindiho. Urakoze mwami, nguhaye amashimwe, nguhaye icyubahiro. Izina rya rikuzwe kandi izina rya rihimbazwe ibihe byose bidashira mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Wakwifatira igihe cyawe cyo kwisengera ubwawe nk'umuntu uzi ibibazo bikuriho, nk'umuntu uzi ibyo wabonaga, ugakomeza ugasenga aho uri, ugakomeza ukanga ibyo bihano, ugakomeza ukatura muri iryo jambo yuko Yesu Kristo yishyizeho ibihano, kandi ibyo bihano yashyizweho byari biguhesha amahoro. Ijambo rivuga yuko yikenesheje ku bwacu kugira ngo ubukene bwiwe bugutungishe. Ubwo igihano cy'abadayimoni, cy'ubukene bw'abarozi, ubukene bwa Satani ukacyanga gutyo, ugahabwa umugisha n'Imana biciye mu gihano Yesu yishyizeho cy'ubukene. Ijambo rikavuga yuko yikoreye indwara zacu zose n'umuga bwacu abyishyiraho. Ibyo rero ugahita wanga izo ndwara n'ubumuga bwose muri iryo jambo, kumva yuko rero wowe ugomba kuba mu mubiri muzima mu izina rya Yesu Kristo. Ugomba kwizera ko Yesu yishyizeho intimba zawe n'imibabaro yose, ugahita wamagana intimba n'imibabaro wibonagamo mu izina rya Yesu Kristo. Yesu aguha umugisha, Yesu aguha umugisha. Umwami w'abamakugirire neza. Mwari kumwe nanjye Pastor Justus, nakagaruka ku isengesho ribuhora. Imana iguha umugisha. Ushaka kudushyigikira kugira ngo dukomeze gutambutsa ibiganiro byacu rimwe na rimwe, no kuba tugenda ducishamo ntituboneke, hari biba bitagenze neza, ariko ushaka kudushyigikira, nimero tubishyira hariya muri screen,
washyiraho ituro ryawe ry'umutima ukunze cyangwa amafaranga runaka wumva waduteze wadufasha udutera inkunga kugira ngo dukomeze tubagezeho ubutumwa bwiza n'ijambo ry'Imana. Imana ibagirire neza kandi Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Ntabwo tubasaba, ubikora bikunze yumva ko akorera Imana niwe bireba. Imana iguha umugisha. Wowe wumva utabishaka nta kibazo, ahubwo ubikora yumva ari gukorera Imana. Nimero turayishyira aho ngaho. Imana ibagirire neza, Imana ibihindure amateka, wizere ko ibihano bikukuweho mu izina rya Yesu Kristo. Kanda sabone cyangwa se subscribe. Imana iguha umugisha. Shalom shalom.